ndacyavuga Imana ndetse n'ubwiza bwayo, ndacyakomeza kuvuga urukundo rwayo, kugira neza ndetse n'umugisha wayo. Hari ikintu kimwe gusa nigiye kuri Ashton Hall yaragize ati sinkunda na gatoya umuntu uterura Ashton Small, bifata nk'agasuzuguro, mbifata nko kumwambara agaciro cyangwa se nko kumutesha agaciro. Atubishatse kandi nabishoboye igihe cyose ugiye kumuramutsa cyangwa se ugiye kumusuza byaba byiza uciye bugufi ndetse kandi rwose ukamwereka yuko hari icyubahiro umugomba. Nyamuneka iri ni isomo rikomeye cyane. Urubizi neza yuko se kwa The Ben bagize gutya bahagarika gufata amafunguro kubera ko Ashton Small atarahari. Uyu munsi muri video ngufi cyane ngiye kubwira udushya 7 twagusigira isomo rikomeye cyane twaranze umunsi Ashton Hall yajyanaga na Kagara nyine cyangwa se Ashton Small kwa The Ben mu rugo. Tuno dushya twose turagusigira isomo, ndabizi neza rwose. Ikintu usabwa nta kindi ni ukuza kumva ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Nyamuneka rwose Imana ni Imana. Ikindi cya kabiri, Imana yagushyitsa ahantu abantu benshi batatekerezaga yuko wagera. Kandi nyine wenda irindi somo wasigarana, ntuzongere gufata umuntu ngo umurebere mu ndorogomo yahashize, ntazagire umuntu ugufata ngo akurebere mu ndorogomo urimo uyu munsi, kubera ko indorogomo y'umuntu irahinduka. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo byahinduka bikagenda neza cyane. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyo twubahira abantu bihora byimuka biva kuri bamwe bijya ku bandi. Ngo ntuzasuzugura umuntu bitewe n'uko uri kumubona uyu munsi, kubera yuko ibyo twubahira abantu bihora bicenjinga. Ejo byakuvaho bikanjyaho, ejo kandi byamvaho nawe rwose bikakujyaho. Ubaha abantu bose nta kintu ugendeyeho, kubera yuko ntabwo uzi ngo kanaka ejo azaba ari iki cyangwa se azaba ameze gute. Agashya kambere gakomeye cyane nabonye ngiwe rwose kuri uyu munsi Ashton Hall nyine yajyaga gusuraho The Ben. Bagihura bwa mbere yaramubwiye ngo you living dreams, yaramubwiye ngo uri kuba mu nzozi, you living to the dreams, uri kuba mu nzozi. Anga yarashatse kumubwira yuko ubuzima arimo uyu munsi hari abandi bantu baburota mu nzozi. Ubuzima arimo yamaze kugera ku nzozi ze. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza cyane. You living dreams mbifata nk'agashya, nyine uri kuba mu nzozi. Ese nino jambo uriho uraryumva neza? Agashya ka kabiri nabonye karanze uriya munsi Kagara ndetse na Ashton Hall bajyaga gusura The Ben. Nawe tekereza neza, byose bijya gutangira umwana niwe wabitangije. My brothers, nakuyemo isomo nashobora kwibagirwa mu buzima. Byanyeretse famille ibanye neza. Tekereza Pamela ntabwo yari ahari, yari yagiye muri Tanzania, yajyanye na murumuna we witwa Sonia ngo bagiye gutembera. Ariko ikintu cyanangaje, The Ben yari yasigaranye umwana. My brothers, my sisters, niba uri kumva ino video kano kantu kagusigire isomo. Ese wifuza kuzubaka famille nziza? Wifuza kuzubaka famille irimo amahoro? Ese niba uri umugabo cyangwa se ukaba uri umusore, wakemera gusigarana umwana wawe ukumva yuko nta gisebo kirimo, ukumva yuko nta kimwaro kirimo? Karakantu karanshimishije, nabifashe nk'agashya in my life, kubera yuko nifuza kuzavamo umugabo ukunda famille y'ikindi cya kabiri, ukunda abana biwe ndetse kandi agereza agaciro umugore wiwe. Ubwenge bwawe inyuma dutangirana kubwiye ngo Ashton Hall yabwiye The Ben ngo you living to the dreams, uri kuba mu nzozi. Ese ibyo byose yaragendeye kuki? Icya mbere, tekereza asanze umugabo ari kumwe n'umwana we. Ikindi cya kabiri, ateruye umwana we. Ese ni gute uwo muntu bundi yaba atari kuba mu nzozi? Bivuze ngo nyine ubuzima arimo uyu munsi hari abantu benshi babwifuza, hari abantu benshi babubuze, hari abantu benshi babukeneye kandi bashobora no kutazanabubona. Ikindi cya kabiri, nyine yarashatse kumubwira yuko wasanga rwose inzozi ziwe yaramaze kuzikabya cyangwa se yaramaze nyine kuzigeraho. Nyamuneka rwose iri ni isomo, iki ni icyigisho ku bantu b'urubyiruko cyangwa se ku bantu bose bafite imiryango ndetse n'abifuza kuzagira umuryango mwiza. Agashya ka gatatu nabonye ni ikintu bita decoration. My brothers, my sisters, hari ikintu bita decoration nziza iteye ubwoba, hari ikintu bita table iteye ubwoba kabisa. Ubwo tuvuze hano agashya, turi kuvuga abakobwa beza bari barimo kandi b'abanyarwandakazi ubona yuko rwose basa neza, bagaragara neza cyane. Si ibyo gusa kandi kuvuga amafunguro yari ahari cyangwa se table yari ihari. My sisters, my brothers, ibingi mbifata nk'agashya, mbifata nk'isomo ukwiye gusigarana nyine ry'uburyo ugomba kuzakiramo abashyitsi bawe, ry'uburyo ugomba kuzajya uhereza agaciro buri muntu wese ugenda mu rugo rwawe. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Baba bakize ndetse n'aboroheje bose ugomba kubafata kimwe. Niba umwe yafashe inkoko n'undi agafata inkoko, iri ni isomo rwose ugomba gusigarana.
iri ni isomo, iki ni icyigisho, kano ni agashya, decoration, kwitegura abashyitsi kandi ukabereza agaciro, ukabereka nyine agaciro ubagomba, ukabereka nyine yuko wifuza yuko baba inshuti y'umuryango. Rero nyamuneka niba ufite umuntu utekereza yuko wifuza yuko nyine yaba inshuti y'umuryango, wowe uzabigiramo uruhare, ntabwo ari we uzatera inama. Agashya kandi gakomeye cyane nabonye muri kiriya kirori cyangwa se nabonye kuri uwo munsi, nuko rwose nabonye yuko The Ben yishimiye ko Ashton Hall aba inshuti y'umuryango wabo. Si ibyo gusa kandi byanarenze aho ngaho, ahita amuhuza cyangwa se amukonegita n'umugore wiwe Pamela. Rero mwese murabizi neza ko cyangwa se mwarabonye yuko yahise ajya live, arangije ahamagara umugore we kuri WhatsApp cyangwa se niba atari kuri Snapchat ariko bakoresheje hari WhatsApp, hagati ya Snapchat na WhatsApp. Bivuze ngo yahise ahamagara Pamela aho yari yazindukiye muri Tanzania. Ariko ikintu cyanshimishije cyane nuko yahise arenzaho akantu ko gufata murumuna wa Pamela amuhuza na Ashton Hall. Biriya bintu abantu benshi barabikunze, baravuga bati se nyine buriya The Ben nyine ni gute yagize agatekerezo ko kuvuga ngo nyine buriya ngo umugore wanjye afite petit frere wiwe kandi nyine muhuje n'uno mutipe, byaba ari byiza cyane. Rero nyamuneka abantu benshi batangiye kubitekereza nyine wenda nko kumuhereza passe cyangwa se nyine nko kuba ashaka kubakonegita nyine ngo babe inshuti cyangwa se babe nyine best friend zihamye. Ariko wenda nubwo abantu nebyo batekereje, wenda nabwo tuzi koko nibo ari byo, kandi n'ikintu byabitwaye rwose kubera yuko uriya mukobwa nawe ntabwo ari mubi, kandi nyine ubone yuko na Ashton Hall nawe nyine aracyari umusore. Birumvikana yuko rwose Imana yabiblessinze cyangwa se yabihaye umugisha, byakunda kandi byashoboka, kandi baravuga ngo nakinanira Imana. Iyo Imana yabiblessinze, iyo Imana yabihereje umugisha, nk'uko nkunda kubivuga, ibintu byose byashoboka, kandi Imana ibirimo rwose biranoroha kandi cyane. Nyine ibyo ngibyo mbifata nk'agashya cyangwa se mbifata nyine nk'ikintu kidasanzwe cyabaye kuri uriya munsi, nyine kuba umuntu yakishimira yuko byibura umuntu aba inshuti y'umuryango kandi akamenya buri kimwe. Tekereza, yagiye amenye mu rugo, ikindi cya kabiri amenya umugore we, birenzaho anamenya abavandimwe b'umugore wiwe, kandi ari ubwa mbere aje mu gihugu. Bivuze ngo ni agashya kadasanzwe kandi ni isomo nyine uba ukwiye gusigarana. Niba umuntu rwose wifuza yuko aba inshuti y'umuryango wawe, niba umuntu wifuza yo kumuba inshuti, wowe uzatera intambwe ubigiremo uruhare. Ntabwo uzategereza ngo we ari we nyine ugira igitekerezo cyo kuba nyine wenda yakubira inshuti. Oya, nawe giramo nyine bigiremo uruhare. Koresha ya system ivuga ngo tera intambwe imwe gusa, izindi 99 zisigaye nanjye nzazitera cyangwa se nanjye nyine nzakora uko nshoboye. Akandi gashya nabonye kuri uwo munsi nuko aribwo agapromota yahuye na Ashton Hall. Rero mwese murabizi neza yuko Kagarara ubundi yari yarabimubwiye mbere, aho yamubwiye ngo age promoter is a big promoter that come from Rwanda. Ubwo nyine ashatse kumubwira yuko agapromota niwe mupromota mwiza cyangwa se niwe mupromota urenze nyine uba mu Rwanda cyangwa se utuye mu Rwanda. Kandi Kagarara yarengejeho aramubwira ati rwose niwe muntu wa mbere wafashe video arangije ayipostinga nyine kuri platform cyangwa se ku mbuga nyine nkoranyambaga. Reka dukomerezeho kandi gashya keza cyane ndetse kandi gakomeye kagusigira isomo kabaye ku munsi nyine Ashton Hall ndetse na Ashton Small bajyaga gusura The Ben. Kano gashya ukumva neza cyane, abari batumiwe bakiriwe neza kandi rwose wabonaga yuko bishimiye uwo munsi. Ngiye bira bintu nabikunze cyane kubera yuko byatumye habaho ikintu bita connection nyine yo kuba nyine Kagarara na Ashton Hall batazigira batandukana. Kubera ko murabizi neza ko The Ben yabaye muri Amerika igihe kinini. The Ben afite izina rikomeye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, kandi witegereje neza buriya Ashton Small nyine ni wa muntu nyine usanga nyine nabwo sometimes hari skills ataragira cyangwa se hari ubumenyi ataragiraho. Rero bivuze ngo kuba yaragiranye connection n'uwitwa The Ben, ikindi cya kabiri The Ben akagirana connection na Ashton Hall, bivuze ngo kama mbaya turacyamufite hano mu Rwanda, kandi yatangaje yuko rwose azanagaruka nyuma y'amezi 6. Abanyarwanda dufite blessings, ngenza ahora mbivuga, aba content creator bo mu Rwanda dufite umugisha. Ro ikindi nta kindi dusabwa ni ukwicara tukubaka urukundo n'ubumwe, ubundi ukareba ukuntu Imana itublessinga, ukareba ukuntu Imana iduhereza umugisha. Akandi gashya kamwe nabonye, aka gashya ukumva neza cyane, ni ukuntu bifotoje my sisters, abakobwa beza rwose bifotozanyije na Ashton Hall. Ikindi cya kabiri wabonaga
wabonaga yuko bamwishimiye cyane. Ariko mw'ibyo byose nta kintu cyanangaje nko kubona DJ Flix yifotozanya na Ashton Hall. Mwese murabizi neza ko mu minsi ishize nibwo DJ Flix yagiye ku kinyamakuru nyine kwa MR narangije avuga yuko rwose nyine atashiturwa na Ashton Hall, avuga ati rwose nge nabunda abatipe bameze kuriya. Ariko nitegereje DJ Flix mu mafoto mu tu video yafashe nukuri kw'Imana ahubwo yari yabuze aho ajya. Nyine biragaragara yuko ahubwo yabaye crush mwo cyane cyangwa se nyine yaramukunze cyane. Ukimureba no ku maso wabonaga yuko rwose umukobwa yamaze nyine kuba yamucrushingira cyangwa se yamaze nyine kuba yamukunda kandi cyane. Agashyaka nyuma nabonye ni uburyo The Ben abayemo iwe. My brothers, ubone mwese murabizi neza ko nyine abantu mwese mutazi ahantu The Ben atuye ahantu bita kwirebero mu mujyi wa Kigali. My brothers, iwe ni heza pe. Nyine ni ikimenyetso kiza kigaragaza yuko buriya umuziki nyarwanda abantu bajya bavuga ngo abahanzi bo mu Rwanda barakinye cyangwa se umuziki nta kintu wakugezaho. Nyine The Ben ikimenyetso kiza cyuko rwose kuba umuhanzi mu Rwanda ukabyitoka kandi manika ku blessinga byazakugeza kure kandi cyane. Rero mwese murabizi neza ko rwose ubundi Ashton Hall niwe muntu wa mbere ukomeye nyine muri USA, arakomeye my brothers, arazwi birenze. Ro bivuze ngo nyine kuba yeremeye gusura The Ben, kuba yeremeye kumuvisitinga mu rugo iwe, bivuze ko The Ben nawe arakomeye, kubera yuko ntabwo wakipevira cyangwa se ntabwo nyine wabasha kuba wakakira abantu bangana kuriya udafite ubushobozi. Umuziki wo mu Rwanda wagutunga igihe wawitondetse kandi igihe wawuhereje agaciro. Ashton Hall aragira ati rwose The Ben uri kuba mu nzozi, you living to the dreams, uri kuba mu nzozi abantu benshi barota, uri kuba mu nzozi abantu benshi bifuza kuzabamo. Agashya ka nyuma rero gakomeye cyane nabonye kuri wa munsi nyine aho Ashton Hall yajyaga gusura The Ben, ni uburyo bamwakire cyangwa se uburyo bamuririmbiye. Sherry Silver rwose baragiye bamukubitira hariya indirimbo z'umuco nyarwanda, baragenda bamukubitira indirimbo zose uzi neza ko zikunzwe mu Rwanda. Karana ko ngafata nk'agashya cyangwa se nkafata nk'ikintu cyiza gishobora kugusigira isomo. Niba ugiye kwakira abashyitsi bawe, bahereze byose nana kimwe usize, bahe ibyishimo, ubahe ibyo kurya, ubahe ibintu byose, ubereke byose nana kimwe usize. Apana kuvuga ngo uri kugenda uhishahisha cyangwa se utsimbatsimba ku ruhande. Tekereza The First barahuye bwa mbere, amwereka umwana ku nshuro ya mbere. Ashton Hall yabanze kubona umwana. Icya kabiri cyakurikiyeho ni ukumwakira mu rugo iwe, nyine aramwakira, arangije amwereka inshuti z'umuryango cyangwa se amwereka inshuti ziwe. Ikindi cya kabiri arenzaho nyine amuhereza amafunguro cyangwa se amugaburira mu rugo iwe. Noneho arenzaho anamwereka umugore wiwe kandi niyasigana murumuna wiwe witwa Sonia. Rero nyamuneka rwose ni isomo rikomeye cyane ugomba gusigarana mu buzima bwawe kandi ntuzaryibagirwe na gatoya. Waba ukiri umukobwa cyangwa se ukiri umusore cyangwa se waba wubatse cyangwa se uri umupapa ukaba ufite urugo. Nanjye rero icyo nakubwira ku musozo wa video, niba uzi neza ko uteze amatwi ino video, advice naguha, advice nziza naguha, ni wubaha abantu bari munsi yawe, Imana izakublessinga kandi bashobora kuguheresha amahirwe yo kukwicazanya n'abakomeye. Kano kantu kumva neza cyane ni kazakuve mu mutwe. Ni wubaha abantu bose bari munsi yawe, babandi urusha ubushobozi, Imana izakublessinga. Ikindi cya kabiri, ishobora kukuzanira amahirwe, nyine bishobora kukuzanira chance zo kuba zaguhuza n'abakomeye. Gufasha ni byiza kandi ngo na neza isiga ubusa. Kora icyo ushoboye, umuntu wese mubana nyine igihe afite ikibazo umufashe, gira neza nyine wigende, kubera yuko ineza ejo n'ejo bundi wazayisanga imbere. Tekereza nayo kugira ngo umuntu utakuzi aguhereze imodoka arenzo miliyoni 7,300 ntacyo umugomba, nta nicyo uri cyo rwose, ni ukubera urukundo ndetse n'ikintu bita ubuntu cyangwa se ineza y'Imana n'umutima wa kimuntu. Rero nyamuneka nta kintu nkwifuriza nawe akanye niba uri kumva ino video, harina kubana neza n'abantu bose. Ikindi cya kabiri rwose uharanire kubaho neza kandi ubere umuntu mwiza abantu bose.